nimugire Noheli nziza. Turabura amasaha makeya tukinjira mu munsi mukuru wa Noheli. Umunsi mukuru uzizwa n'abantu benshi ku isi, cyane cyane abakristo. Uyu munsi abantu bahura n'imiryango yabo bagasangira, bakishimira ibyo bagezeho. Ariko muri makeya, nubwo tugira umuco wo kujya kuri Noheli, wo kwizihiza Noheli, ariko abenshi ntabwo bazi inkomoko ya Noheli. Ntibazi n'impamvu yizihizwa ku itariki 25 z'ukwa 12 buri mwaka. Noheli yatangiye kera, ariko yatangiye nyuma y'ivuka rya Yezu mu kinyejana cya kane nyuma ya Yezu Kristo, nyuma y'ivuka rya Yezu cyangwa Yesu. Icyo gihe abasizeho umunsi mukuru wa Noheli, hari hasanzwe aho indi minsi mikuru. By'umwihariko umunsi mukuru abapagani b'i Roma bari barasize ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Kiliziya Gatolika ihitamo kwihuza n'iyo tariki kugira ngo abantu bave mu migenzo bitaga ya gipagani cyangwa y'abapagani, noneho bajye bizihiza umunsi nk'imigenzo ya Gikristo, ariko binaguma no mu muco wabo. Birangira rero Noheli umunsi wa 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka hari umunsi mukuru wa Noheli ugera ku isi yose, ariko byatangiriye muri Kiliziya Gatolika. Ariko no mu mico muri rusange y'Abanyaburayi, mu mico yabo habagaho iyo Noheli yari ihari, uretse ko habaye kwihuza n'umunsi witwaga w'abapagani bizihizagaho izuba, bizihizaga izuba ryabo, yari Imana yabo. Noneho rero Kiliziya ishyiraho ko umunsi ari umunsi wa Noheli, kugira ngo birumvikane impamvu biba ku itariki 25. Hanyuma impamvu nanone izizwa Noheli ku bakristo ni uko haba hibukwa ivuka rya Yezu cyangwa rya Yesu, kuko nk'umucunguzi, tugaragaza urukundo Imana ikunda abantu, kuko yatanze umwana wayo kugira ngo acungure isi. Ni icyo abakristo baba bazirikana. Kuri Noheli abantu bazirikana ivuka rya Yesu nk'umuntu wabacunguye, nk'urukundo rw'Imana rwagaragariye, kikaba ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, kuko Imana yicishije bugufi yigira umuntu, yivukira mu muntu kugira ngo izibane natwe, ibone kudukiza. Abakristo iyo bibuka Noheli, yizihiza Noheli nuko bayizihiza. Ariko hari n'ibindi, hari n'abatareba ibyo ngibyo. Hari umuco, hari abikora kubw'umuco. Umuco rero nabo bizihiza Noheli batitaye kuri ibyo bindi twavuze by'iyobokamana, kuko hari n'abatemera. Ngira ngo nk'abayehova n'abayemera bemera Noheli, bavuga ko iyo tariki 25 ntaho yanditse muri Bibiliya, bityo ko kwizihiza kunyuranya ni na Bibiliya. Ubwo rero kuba batazizihiza ntabwo ari ikibazo kuri bo, nta nubwo ari ikibazo kuri twebwe, kuko ni kubw'idini, abandi ni kubw'umuco. Iyo hari n'abashyirwamo muri bizinesi, Noheli ikaba ari umunsi w'ubucuruzi, ikaba ari igihe cyo gucuruza, bizinesi ikinjiramo. Hari n'aho nyine bigaragara ko ari ibintu by'umuco, kandi imico ntihura. Icyo nagira ngo mbabwire ni uko mwamenya ko Noheli yatangiye kubaho nyuma y'ivuka rya Yesu, hagamijwe kugira ngo hajye hibukwa urwo rukundo Imana yagiriye abantu, ariko yanashyizweho hagamijwe guca intege, yashyizwe ku itariki 25 hagamijwe guca intege abayizihiza izuba k'uwo munsi wa 25 z'ukwa 12 buri mwaka. Babiciye intege, noneho uwo munsi bahurana na Noheli. Hanyuma Noheli ikaba ari ifite ingufu. Bigenda birangira rero abantu bava muri cya kindi cyitwaga ubupagani bajya mu nzira ya Kiliziya, bajya mu nzira ya Roma, kuko byashyizweho na Roma. Kugira ngo rero mwumvishe impamvu twizihiza Noheli ku itariki 25 z'ukwa 12 za buri mwaka.
wajyaga byibazaho ngo kuki burya ari 25 nuko byavuye ku munsi witwaga w'abapagani bizizaga izuba ryabo, bizizaga Imana yabo nk'izuba. Noneho Kiliziya Gatolika ihuza n'uwo munsi kugira ngo ice intege ba bandi bitwaga abapagani birunga. Biza kurangira rero Noheli ariyo igize ingufu abantu bizihiza Noheli ku itariki 25. Babwiye kandi ko biba no mu mico cyane cyane imico y'Abanyaburayi. I Burayi niho hizihiza Noheli cyane, ku isi yose bizihiza Noheli cyane, biri mu muco wabo, bayiha ingufu nyinshi. Kandi iyo urebye n'ibyo tugenderaho byose ubona nk'imitako ubona ko ibigaragaza igihe cya gihe cy'urubura rw'i Burayi, ugasanga imitako icyo gihe Noheli yabaga mu gihe hariho urubura. Imitako bakoresha ubona ko ibisimboliza cyangwa igaragaza ibiti biriho urubura, abantu bambaye ibintu bishyushye. Noheli natwe rero Noheli yatugezeho turayizihiza nk'uwo mujyo, ariko nubwo tuyizihiza mbibukije cyangwa mbabwiye inkomoko yayo n'impamvu tuyizihiza ku itariki 25. Mbabwiye kandi ko n'abatayemera kuko bavuga ko ntaho yanditse muri Bibiliya iyo tariki, ni uburenganzira bwabo. Abandi bakavuga bati ibyo ni ibyo mico y'abantu, ni imico yabo, baba bashaka gukora bizinesi nabo ntibabyemera. Nta kosa ririmo, nta cyaha kirimo kutizihiza Noheli, kuko buri muntu wese mu kwemera kwe afite uburenganzira bwe bwo kwizihiza umunsi cyangwa ntawizihize bitewe n'icyo kwemera kwe cyangwa idini rye ryemera. Reka mushimire nuko batindira igihe cya Noheli, mugira mwitegure Noheli, mu kanya turaba tuyinjiyemo, izabagendekera neza mwese, kizaba igihe cyo guca bugufi no gufasha abantu no gushimira Imana ibyo twagezeho. Ndabashimiye cyane rero, mugire Noheli nziza mwese. Turakomeza tubane namwe muri minsi mikuru natwe tuyirimo, cyane cyane umunsi mukuru wa Noheli ndetse n'impera z'umwaka nazo ziregereje. Mwese muzajya mu mwaka mushya muhire. Murakoze cyane. Aho utaha tuzongera turebe ko Noheli yagenze neza, kandi tubakangurira kwirinda kurengera mvuga ni ugukora ibyaha mu gihe cya Noheli, ibyaha gufunga n'ibica amategeko kuri Noheli uzafunga. Tubona kubabwira ko kumenya amategeko ari byiza, bituma umuntu yirinda. Nizere ko mwajya mukurikira ibiganiro bibigisha kwirinda ibyaha. Ibyaha bikunze gukorwa mu bihe bya Noheli ni ibyaha by'urugomo, no gusinda n'icyaha. Nibwo ko nabibabwiye no gusinda ko ari icyaha, gusindira mu ruhame. Hanyuma umuntu akirinda urugomo, bakirinda gutwara ibinyabiziga banyoye inzoga nyinshi, bakirinda gutwara ibinyabiziga banyoye. Byongeyeho kubera ko alcool yaba n'ibisanga, niba gupima bagasanga alcool yawe iri hejuru, harimo inzoga nyinshi, iminsi mikuru uzayumva nabi, n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi abantu bagomba kwirinda muri iki gihe cya Noheli, mu gihe cy'impera z'umwaka. Abantu birinde ibyaha ibyo ari byo byose byatuma bajyanwa muri gereza, kuko akenshi iyo ufunzwe mu minsi mikuru utindamo kubera ko abantu niba bafite umwanya haba hari akazi kenshi. Bibutsaga kwirinda ibyaha, ariko icyo navugagaho mbere cyangwa icyo nifuzaga ko babwiraho, nababwiraga inkomoko ya Noheli, nkanababwira n'impamvu tuzizihiza ku itariki 25 z'ukwa 12 uyu mwaka. Ciao ciao, Noheli nziza.